benshi barakibuka ukuntu Amerika yagize gutya ikitwikira ijoro ikajya muri Venezuela igashimuta Nicolas Maduro ari perezida wa Venezuela. Hari hashize igihe kirekire cyane sibona Maduro nk'umuyobozi ukomeye bitavugwa udashobora gukorwaho, ariko mu buryo butunguranye ubutasi n'ingabo bya Amerika byerekanye ko bishobora kurenga imipaka bikanyeganyeza inkingi ubutegetsi yitaga bw'igitugu bwari bushingiyeho, maze uyu mugabo bakamugeza imbere y'ubutabera i Miami akambika imyenda y'ifungwa. Icyo gihe isi yose yabonye ko Amerika ifite ubuhanganye n'ubushobozi bwo gufata umutegetsi wari we wese ikekaho icyaha ikamuvana mu ngoro yari muzima ikamujyana mu rukiko kugira ngo abazwe ibyo ashinjwa akurikijwe amategeko. Ariko se niba Amerika yarashoboye gukora ibyo muri Venezuela, kuki kuri Ayatollah Ali Khamenei wa Iran ko byagenze ukundi? Kuki umuyobozi w'ikirenga wa Iran we batamushimuse ngajyanwe kuburana i New York, ahubwo nyine bagahitamo kumusiba ku ikarita y'abazima bakoresheje ibisasu bya Misiri? Byaba byiza ubanze gukora subscribe kuri Bonheur Abaye Official, ubundi tukajya tubana mu makuru agezweho. Inzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA n'iza Israel Mossad zari zifite amakuru yose yerekanaga aho Khamenei yaherereye n'uko arinzwe. Mu buryo bwa tekinike kumushimuta bakamujyana ari muzima byarashobokaga cyane. None kuki Amerika yahisemo kumwikiza aho kumuha amahirwe nk'abandi ngo yiregure? Kuki Donald Trump yabonye ko kugeza Khamenei muri gereza byaba ari umutego wazamushibukana kuruta kumuvutsa ubuzima? Ese byarashobokaga ko Ali Khamenei yashimutwa? Ese igikorwa nk'icyo cyari gushoboka mu murwa mukuru urinzwe cyane nka Tehran? Cyangwa icyemezo cyo kumwica nicyo cyari igisubizo cyonyine cyari gisigaye mu mibare ya gisirikare n'ubutasi bwa Amerika? Ibi nibyo bibazo by'ingenzi iki cyegeranyo cyacu kigiye gusubiza. Ariko kugira ngo tubyumve neza tugomba kubanza gusobanukirwa amateka y'amakimbirane, uburyo ubutegetsi bwa Iran bwubatswe n'ukuntu ibikorwa by'ubutasi n'intambara z'ikoranabuhanga byagiye bihindura uburyo ibihugu bikomeye birwana. Ni inkuru ifite imizi mu mateka maremare ya politiki mpuzamahanga. Ni inkuru irimo revolution, ibikorwa by'ubutasi, cyber attacks, ibitero byifashishwa ikoranabuhanga ndetse n'amarushanwa akomeye cyane hagati y'ibihugu bifite inyungu zitandukanye mu burasirazuba bwo hagati. Kugira ngo dusobanukirwe neza impamvu y'icyemezo cyafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kwica Ayatollah Ali Khamenei aho kumushimuta, tugomba gusubira inyuma mu mateka. Tugomba gusesengura amateka y'uburyo Amerika yagiye ifata ndetse igashimuta abayobozi bakomeye n'ukuntu Iran yihariye mu buryo bwa politiki, idini n'umutekano. Tugomba kubanza kureba ukuntu ibintu byose byatangiye, uko byagiye bikura buhoro buhoro kugeza isi igeze ku ijoro rya tariki 28 Gashyantare uyu mwaka ryahinduye amateka rikagena ibihisi yose iri kunyuramo uyu munsi. Aha ni kuri Bonheur Abaye Official, njye vuba kuri micro nitwa Bonheur Abaye. Byaba byiza ubanze gukora subscribe kuri Bonheur Abaye Official, ubundi tukajya tubana mu makuru agezweho. Mu mateka y'ububanyi n'amahanga n'intambara zirwanirwa mu ibanga hari intwari imwe ikomeye kurusha izindi zose, kurusha Misiri zisenya inyubako, inyandiko yo guta muri yombi umuyobozi mukuru runaka. Iyo Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika zishyize umukono ku rupapuro rwo guta muri yombi umuyobozi w'igihugu runaka, akenshi urwo rupapuro bakarwomekaho n'ifoto ye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziba zitangaje ko umuntu atakiri umutware mu maso y'amategeko mpuzamahanga, ahubwo ko ari umunyabyaha ruharwa uhigwa buri munsi, uri guhigirwa hasi hejuru kugira ngo afatwe ajyanwe imbere y'amategeko maze yisobanure. Kugira ngo twumve neza itandukaniro rya Iran na Venezuela aho baherutse gukora ibi bagashimuta perezida Nicolas Maduro waho, tugomba kubanza kureba ukuntu Amerika yitwaye kuri Nicolas Maduro kugira ngo imushimute. Nicolas Maduro ntabwo ari umwanzi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashaka kwica gusa, yari umwanzi Amerika ashaka gucubya ndetse no gutesha agaciro mu maso y'isi yose. Mu mwaka wa 2020 Minisiteri y'Ubutabera ya Amerika yakoze ikintu kidasanzwe, yashyizeho igihembo cya miliyoni zigera ku 15 z'amadolari ku muntu wese wari gutuma Nicolas Maduro afatwa agashyikirizwa Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika. Ibi byahise bihindura umuyobozi w'igihugu umuntu ushakishwa cyane yafatwa ari muzima cyangwa ari umurambo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo zahagarariye aho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye gushimuta abayobozi bari hafi ya Maduro, barimo Alexis Saba, umudiplomate n'umujyanama wa hafi wa Maduro wari uzi byinshi cyane kuri perezida Nicolas Maduro. Alexis Saba yafatiwe muri Cape Verde n'inzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arashimutwa ajyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo Nicolas Maduro yari arinzwe, Venezuela ntabwo ifite ingabo zishobora guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara yeruye. Amerika yashakaga kwerekana ko Maduro wayoboraga Venezuela icyazi gusa ngo ari ukwicuruza ibiyobyabwenge. Kumurasaho Misiri byari gutuma ava kuri isi y'abazima nk'umwere, kuko nyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika itari yaramuhaye umwanya wo kwisobanura, ariko nyine kumufata akaburanishwa ngo byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika benshi bayifata nk'igendera ku mategeko y'ubutabera. Niba ushaka kumenya aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika nanone zerekeye isi yose ubudahangarwa bwabo bwo kwinjira mu gihugu cyigenga igashimuta perezida wacu ari muzima akagaragara ku mafoto ari mu mapingu, amateka yataguhereza Manuel Noriega. Noriega wari perezida ndetse akanaba umuyobozi mukuru w'ingabo muri Panama, nawe yashinjwaga gushyigikira ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge n'ubutasi bwagiraga amajanja Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika yateguye igikorwa yise Operation Just Cause. Ibi ntibyari kurasa gusa ibisasu biremereye kuri Panama, byari kwinjira muri iki gihugu ndetse n'ingabo zirenga 27,000 za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagashimuta n'umuperezida. Ijoro Noriega yashimuswemo niryo byagaragaje ubudahangarwa bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noriega akimenya ko akiramiwe yahisemo guhungira muri ambasade ya Vatican. Amerika ntabwo yigeze irasa na rimwe kuri ambasade, bakoresheje icyitwa psychological warfare, intambara y'intekerezo. Bafashe ibiradiyo bya rutura byestara hanze y'ambasade, ubundi bicurangira indirimbo zari ziri mu njyana ya rock na roll hanze y'ambasade amanywa n'ijoro, kugeza igihe Noriega yabuze amahoro akisohora agafatwa n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika.
Kuva icyo gihe leta zunze ubumwe z'abanyamerika zose zibona ko gushimuta umuyobozi ukomeye ari bwo buryo bwiza cyane bwo gusiga isoni ndetse n'icyasha ubutegetsi bw'umwanzi wabo. Noriega yafungiye muri leta ya Florida. Uyu mugabo amateka amwibuka nk'umunyabyaha aho kumwibuka nk'intwari y'igihugu cya Panama. Hari impamvu zikomeye zitandukanye zituma Amerika ikunda kugeza abayobozi bakomeye mu nkiko kuruta kubicara ku mbuga y'urugamba. Umuyobozi ukomeye ugeze mu rukiko wicaye mu ntebe y'urubanza wambaye imyenda y'imfungwa atakaza ubudahangarwa n'ububasha yari asanzwe afite mu maso y'abaturage, bimwambura icyubahiro cyose agasigara nawe acishwa bugufi n'amategeko. Amerika ikunda kwitwa igihugu cy'amategeko atagoragozwa. Gufata umuntu ubusanzwe ushinjwa kwica abantu benshi cyane akagezwa mu rukiko bituma isi ibona ko leta zunze ubumwe za Amerika itamushakaho izindi nyungu, ahubwo byose ari ukubikora igendeye ku mategeko asobanutse neza arengera ikiremwamuntu. Umuyobozi wafashwe ari muzima aba afite amakuru menshi. Leta zunze ubumwe za Amerika ziba zikeneye amakuru. Iyo usesenguye neza amateka n'imikorere y'ibihugu bikomeye mu bya gisirikare usanga hari igihe ibyemezo runaka bifatwa bidashingiye gusa ku bushake bwo gufata umuntu ngo aburanishwe, ahubwo nyine bishingiye ku ngorane zishobora kuvuka mu gihe igikorwa cyo kumushimuta cyakorwa ntikigende uko babyifuza. Ni muri urwo rugero abasesenguzi benshi bibaza impamvu mu bihe bimwe na bimwe igihugu gikomeye nka Leta zunze ubumwe za Amerika cyagiye gihitamo igikorwa cyihuse cyo kwica umuyobozi cyitaga umwanzi aho kugerageza kumufata ari muzima ngo kimujyane imbere y'urukiko. Iyo ugerageje gusesengura impamvu Leta zunze ubumwe z'abanyamerika zitahisemo gushimuta Ayatollah al-Khamenei ahubwo nyine igahitamo kumwica ikamwikiza, hari impamvu nyinshi cyane wabona zishobora gusobanura icyemezo nk'icyo cyafashwe. Nushaka kumenya izo mpamvu urazishakira cyane cyane mu rwego rwa gisirikare, politiki mpuzamahanga n'umutekano w'akarere k'uburasirazuba bwo hagati. Impamvu ya mbere yatumye Leta zunze ubumwe za Amerika itamo kwica Ayatollah al-Khamenei aho kumushimuta ishingiye kuri strategie za gisirikare zikoreshwa mu ntambara z'iki gihe. Mu gisirikare hari igitekerezo cyitwa leadership decapitation. Iki gitekerezo kivuga ko mu gihe cy'intambara cyangwa se amakimbirane kwica nyirabayazana nk'umuyobozi wo ku rwego rwo hejuru mu buyobozi bw'umwanzi ngo bishobora guhungabanya uburyo igihugu cy'umwanzi gifata ibyemezo. Aha baba batekereza ko kwica umuyobozi mukuru nk'uwo ngo bivuze ko basenye ubushobozi bwo guhuza inzego nyinshi cyane zifata ibyemezo bya politiki n'ibya gisirikare ku ruhande rw'umwanzi. Iyo umuyobozi ukomeye bamaze guhitana atakiriho, hari igihe nyine bishobora gutuma habaho akanya gato ko kuryana ndetse no guhera mu rungabangabo mu buyobozi bw'igihugu cyangwa se imitwe ishamikiye kuri icyo gihugu. Nubwo iyi strategie itavuze ko buri gihe igera ku ntego yayo, hari igihe ibihugu bikomeye bikoresha mu gihe bibona ko umuntu umwe nyine ari ingenzi cyane mu miyoborere y'ibikorwa runaka by'umutekano cyangwa se bya gisirikare by'umwanzi wabo. Ikindi kibazo gikomeye gishobora kuba cyateye Leta zunze ubumwe za Amerika kwica Ayatollah al-Khamenei aho kumushimuta nuko byari kubasaba kumufata ari muzima kandi nyine bakamuvana mu gihugu cye cya Iran. Mu bikorwa bya gisirikare gufata umuntu ari muzima biragorana cyane kuruta kumwicira mu gitero cyihuse. Biba bivuze ko ingabo zahawe ubutumwa bwo kumwica zigomba kwinjira mu gace arimo zikamugenda runono zikamufata hanyuma zikamujyana mu ndege cyangwa se mu bundi buryo ubwo aribwo bwose bakoresha bamuvana mu gihugu cye. Ibi bisaba igihe kinini cyane cyo gutegura iki gikorwa kinini cyane nk'iki, amakuru y'ubutasi yizewe cyane cyane n'uburyo bazasohoka mu gihugu nyuma yo kumufata, umutekano utarahungabana. Iyo igikorwa cyo kumufata gisabye igihe kirekire cyane nk'iminota myinshi cyane cyangwa se amasaha menshi, amahirwe yo kunanirwa kugera ku ntego yacyo ariyongera cyane. Iyo binaniranye bituma ingabo z'igihugu cyagabye igitero zicwa cyangwa se zigafatwa amatekwa zigafungwa. Ibyo bihita bihinduka ikibazo gikomeye cyane cya diplomasi n'umutekano ku rwego mpuzamahanga. Iyo ni imwe mu mpamvu Leta zunze ubumwe z'abanyamerika zahisemo kwica Ayatollah al-Khamenei binyuze mu gitero cyihuse cyakozwe na drone zari ku imisiri amagana aho kugerageza igikorwa cyo kumuneka ndetse no kumufata ari muzima ngo bamushimute mujyane New York. Hari indi mpamvu ikomeye cyane ijyanye n'imizi Iran yashinze mu bihugu bigiye bitandukanye byinshi cyane mu bya gisirikare binyuze mu mitwe y'iterabwoba ikorana nayo. Iran ifite icyo abasesenguzi bita proxy network, ni ukuvuga imitwe yitwaje intwaro ifitanye imikoranire hafi cyane na Tehran ariko nyine ikabikorera mu bindi bihugu. Imwe mu mitwe izwi cyane muri uru ruhererekane ni Hezbollah ikorera muri Liban, ndetse hakaba n'indi mitwe ifite imbaraga zidasanzwe cyane mu bya gisirikare ibazwa muri Iraq, Syria ndetse na Yemen. Iyo mitwe yose ifite ubushobozi bwo gukora ibitero bikomeye cyane ku nyungu z'ibihugu bishyigikiye nka Iran, cyane cyane mu gihe ubuyobozi bwa Iran bwaba bugeramiwe. Iyo Amerika igerageza gushimuta Ayatollah al-Khamenei wari umuyobozi mukuru wa Iran, byashoboraga gutuma imitwe yitwaje intwaro nayo yivanga cyane mu ntambara ikitamika icyo gikorwa bikarangira Leta zunze ubumwe za Amerika itageze ku ntego yo kumushimuta. Ibyo byari gutuma iyi mitwe itangira ibitero byo kwihorera kuri Amerika n'abafatanyabikorwa bayo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Iyi mitwe yari gukora ibitero bya rocket, drone cyangwa se ibindi bikorwa bya gisirikare byari kwibasira ingabo cyangwa se inyungu z'ubukungu z'ibihugu bifitanye isano na Leta zunze ubumwe za Amerika muri aka karere. Iyo ibyo biba mu bihugu byinshi cyane bikaberamo icyarimwe kuko iyo mitwe nyine ibazwa mu bihugu bigiye bitandukanye birenze kimwe nk'uko nabigarutseho, byashoboraga guhindura intambara y'irimo irwana na Leta zunze ubumwe za Amerika, Israel ndetse na Iran, intambara y'akarere kose k'uburasirazuba bwo hagati. Iyo Amerika ihitamo gushimuta Ayatollah al-Khamenei yari kugira ibyibazwa n'amategeko mpuzamahanga agenga ubusugire bw'igihugu cyigenga nka Iran. Iyo umuyobozi mukuru w'igihugu afashwe akajyanwa mu rukiko rw'ikindi gihugu, ikibazo ntabwo kiba gusa cy'amategeko aba agomba kumuryoza ibyaha ashinjwa, ahubwo nyine kigahinduka ikibazo cya diplomasi mpuzamahanga. Iyo bigenda gutyo agashimutwa, ibihugu byinshi cyane byari kubona icyo gikorwa nk'igikorwa kinyanyije n'amategeko mpuzamahanga kuko byari kuba bisobanuye ko igihugu kimwe gifasha umuyobozi w'ikindi gihugu mu buryo bunyanyije n'amategeko kigamije kumuburanisha. Iran ntabwo ari kwemera ko umuyobozi wayo ajyanwa mu rukiko rwa Leta zunze ubumwe za Amerika, kandi nyine ibihugu byinshi cyane byari kubifata nk'igikorwa cyo kwiyenza kuko cyari kuba kinyuranyije ndetse kigamije guhonyora ubusugire bw'igihugu nka Iran. Ibindi bihugu byinshi cyane byari gusaba ko Ayatollah al-Khamenei asubizwa mu gihugu cye cya Iran cyangwa se ibirego yashinjwaga na Leta zunze ubumwe za Amerika bigakemurwa mu rwego rwa diplomasi aho kuba mu rukiko rwa Leta zunze ubumwe z'abanyamerika.
Ibi byari gutuma ikibazo cyo kutumvikana hagati ya Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika na Iran kiba kinini cyane ndetse kikamara igihe kirekire cyane kurusha igikorwa cya gisirikare cyakozwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika kigamije kwica Ayatollah Ali Khamenei. Iyo usesenguye ibi byose ugera ku mpamvu ya nyuma isobanura impamvu gushimuta umuntu nka Ayatollah Ali Khamenei byari bigoranye cyane kuri Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika, ukabona ko cyari igikorwa cyari gusaba Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika kwinjira mu gihugu cya Iran. Iran ni igihugu gifite inzego z'umutekano zikomeye cyane zishinzwe kurinda abayobozi bacyo. Umuyobozi mukuru w'ikirenga w'icyo gihugu arindwa n'inzego zikomeye cyane z'umutekano zirimo Islamic Revolution Guard Corps, zifite ingabo, ubutasi n'ibikoresho bya gisirikare bihagije byo kurinda umuyobozi w'igihugu. Mu buryo bwa gisirikare, kugira ngo igihugu runaka kibashe gushimuta umuntu arinzwe cyane kuri urwo rwego, byasaba kohereza itsinda rinini cyane ry'ingabo cyangwa se gukora igikorwa kidasanzwe cy'ubutasi hagati mu gihugu cya Iran. Ibi akanya byari guhita bisobanurwa nk'igitero cyo gushoza intambara ku butaka bwa Iran, igihugu cyigenga. Iyo ikintu nk'icyo ngicyo kibaye kikamenyekana henshi ku isi, igihugu cyatewe gihita gitangira kwirwanaho kikajya mu ntambara, ubundi intambara ikarota. Ibi nibyo Iran yakoze, igahita itangaza ko iri mu ntambara na Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika kuva ku itariki ya 28 Gashyantare uyu mwaka. Ingingo yahise irambura urupapuro rushya mu gitabo cy'amakimbirane yo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati kugeza n'uyu munsi. Iyo uhurije hamwe izi mpamvu zose twagarutseho, usanga icyemezo Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika zafashe cyo kwirenza umuyobozi ukomeye nka Ayatollah Ali Khamenei kitarapfuye gufatwa gutyo. Icyemezo ngo cyari gishingiye ku kubara no gusesengura neza ibyago byashoboraga kuvuka mu gihe igikorwa cyo kumushimuta cyari kuba gikozwe nabi ntikigere ku ntego yacyo. Gushimuta umuyobozi mukuru ukomeye nka Ayatollah Ali Khamenei, ibi byashoboraga guteza imvururu, ibibazo bya diplomasi ndetse n'ibikorwa byo kwihorera byashoboraga gukwira ku isi yose. Ibi nibyo Leta Zunze Ubumwe z'Amerika zirinze zikora igitero ku itariki ya 28 Gashyantare zica Ayatollah Ali Khamenei, ariko nyine kugeza magingo angaya ibyo Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika zirinze nibyo ziri uyu munsi kuko bari mu ntambara na Iran idashaka kuva ku izima. Izo nizo mpamvu mu mateka hari ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika bihitamo ibikorwa byose byo kwica abayobozi bitambika imishinga migari n'imigambi yabyo, aho kugerageza ibikorwa byo kubashimuta no kubageza imbere y'inkiko bizabasaba igihe kirekire, ibikorwa bishobora guteza ibibazo byinshi cyane nyiri kubitangiza. Ngizi impamvu abasesenguzi benshi batanga ku mpamvu Amerika yahisemo kwica Ayatollah Ali Khamenei wa Iran aho kumushimuta nk'uko yarashize iminsi mike cyane babikoze muri Venezuela kwa Nicolas Maduro. Icyemezo cyo gufata cyangwa se kwica umuyobozi mukuru mu gihugu akenshi kiba gishingiye ku mibare y'amahirwe yo kugera ku ntego yacyo, imbaraga z'ibihugu byagerwaho n'ingaruka zabyo ndetse n'ingaruka bishobora kugira ku mutekano w'isi yose.